Nshuti bakunzi ba Fab TV rero nk'ibisanzwe twagarutse muri wa mwanya twunguka ubumenyi bugiye butandukanye ku ikoranabuhanga. Tubahaye ikaze rero kuri iki gicamunsi kugira ngo abatameze neza tubifurize kumera neza, tubabwira ko mukomere. Uyu munsi biba bimeze nabi ariko ejo bikaza kugenda neza. Turahari kugira ngo tukubere igisubizo, tukurangire uburyo ushobora gukoresha kugira ngo wivane mu bukene. Wowe ufite ibibazo bitandukanye by'uburwayi, turagukomeje. Imana ibaho, Imana ikiza kandi Imana igira neza. Ni Fab TV family nk'ibisanzwe, kanda subscribe ukande no kukazogera kugira ngo ujye ubona notification zacu cyangwa se inyigisho zacu zica ku rubuga rwa Fab TV. Ni inyigisho tubagezaho zijyanye no kunguka ubumenyi bw'ikoranabuhanga. Uyu munsi rero tudatinze turaza kuba tubaganirira cyangwa se tubereka uburyo ushobora gufungura akawunti ya email cyangwa se ya Gmail. Nta kundi kuntu wabigenza rero. Tuguhaye ikaze mu murongo mugari wa Fab TV cyangwa se mu muryango mugari wa Fab TV. Tuguhaye ikaze kugira ngo ibintu bigende neza fresh cyane. Tukiri aho ngaho rero turaza tunyarukire kuri Play Store yacu. Rebe neza baza kuri application ya Play Store nk'ibisanzwe twebwe iranga. Turaza twemezeho ubundi tuze hano. Iyo ukanze kuri Play Store bidafite account bihita bisacinga bikarodinga, ariko twebwe kugira ngo kuko harimo iyindi account turaza hano ku ifoto. Hari igihe uba ufite account imwe ukayoberwa uburyo ki wafungura indi kubera ko nta wundi mwanya uri kubona wanyuramo. Uraza rero ugaca hariya ugakanda ku ifoto ukaza kuba wafungura indi account, cyangwa se waba ufite account nyinshi zigiye zitandukanye ukaba wakwemeza muri izi ngizi nk'uko mureba twebwe tuzifite hano. Uraza ukaba wakwemeza muri izi, ukemezamo iyo ushaka, ibintu bikagenda neza fresh cyane. Twebwe rero ntago tugiye kwemezamo indi, ahubwo tugiye gufungura account nshyashya ya email. Turaza tubigenze dute rero? Turaza dukande hano handitse ngo another account, add another account. Turaza rero tube twakwemeza. Niba twemeza gutya birasacinga nk'uko ugitangira kugira duhite dushyiramo password. Cunga neza, ukurikize neza uburyo ushobora gufungura account ya Gmail cyangwa se ya email. Ni birangiza gusacinga witonze gatoya, baraduha ahantu twuzuza. Aha hambere nk'uko mubireba waba ugiye kuzuzamo account igize ite? Waba ugiye kuzuzamo account usanzwe ufitiye na password. Rero turaza hano tugire gute? Turaza hano dukande creatinga account. Ni hano hasi aha rwose. Turaza creating account. Turaza tuhakandeho, turakanda hano kuri next. Noneho account ugiye gucreatinga barakubwira sorry gato. Turaza dukande hano kuri create. Noneho baratubwira ngo for my personal user, iyanjye ku giti cyanjye. For work dore ya mbere bakubwira ngo niyo ku giti cyawe. Ahangaha barakubwira ngo niyo ubucuruzi, work niyo umurimo cyangwa se my business, ya business yawe ushaka. Uraza rero ugahita ukanda hehe? Uraza ugakanda kuri hano for my personal
ugakanda ko ari iyawe, ukanda hariya hambere ugahita wuzuzamo amazina ushaka gufunguraho Gmail yawe. Ushatse wabigenza ute, wakwandikaho reka tuyifungure muri aya mazina ameze gutya turebe ko byakunda. Twandikeho Fab, aha duhite twandikaho TV, reka turebe ko biza gukunda. Sorry, kaduhindure katwandikemo Fabrice Official. Fabrice Official ugashyiraho aka kantu, turebe ko biza gukunda. Rero twande kuri next. Ni kubona rero ko aya mazina abayanze, reka duhindure, tugiye kwandika Fabrice dushyireho Majyambere, turebe ko bikunda. Noneho ugikanda hariya bahita bakwereka aho ushyira igihe wavukiye, amatariki ugenda wemezamo, ugashyiramo itariki wavukiyeho. Ndakeka ko muri kubibona, turagenda ushyiramo n'umwaka wavukiye, itariki, ukwezi, igihe wavukiye. Aha kabiri ugashyiramo igitsina cyawe cyangwa se yego nibyo, ukemeza, bagahita bakuhitishamo noneho email ushyiramo. Ahangaha rero niho ruzingiye, ubu urashyiramo iyi ya mbere, ubu urashyiramo iyi ya kabiri, ubu urashyiramo iyi ya gatatu. Gatatu ni ugushyiramo iyindi yawe wiyandikiye. Urahitamo muri izi ngizi rero uri kureba, bari Majyambere Fabrice gatandatu kuriya, bari Fabrice Majyambere biriya, uraza kuba wahitamo. Turahitamo iyi ya kabiri rero. Sorry, turaza kuhitamo, turahitamo iyi ya kabiri, dukande next. Kurikira neza utaza kugira gute, utaza kugucanga. None ahangaha strong create strong password, ni ugushyiramo password. Ahangaha password reka tuyishyiremo password dushaka. Dushyiremo password dushaka. Shunge neza, dushyiremo password dushaka kugira ngo ibintu bize kugenda neza fresh. Tumaze kuzuzamo password, tuze dukande hariya akurikira. Bahita batugaruriramo iriya ntuza. Urimo akimara kwandikamo password bahita bakuzaniramo bino. Umanuka hano hasi ukande the next, dukanda ahakurikira. Acunga neza usoma aya mabwiriza yose neza, uyasome. Amabwiriza rero nagenga akawunti ufunguye cyangwa amategeko n'amabwiriza, ibyo utarengaho uraza ukabisoma neza. Utazi Ikinyarwanda ugakora iki, translation, ukabishyira mu rurimi wumva. Warangiza ukaza gukanda hano hasi handitse ngo agree, ukahakanda. Gereza urebe gatoya. Ukiyakanda rero bahita bakuzanira gutya, biba biri gusacinga kugira ngo winjire muri akawunti yawe neza cyane fresh, ubashe kwinjira muri akawunti yawe neza cyane nta nkomyi, nta kibazo ufite. Urategereza bisacinge, bahite baguha ibintu bimeze bityo. Badusubije inyuma. Ntabwo nzi ikibazo kibayemo, katurebe ko yaje kuba ijyamo. Kubona badusubije iki inyuma. Dore ngiyi ya nyuma, katukandeho
turebe, badusubije inyuma sinzi ikibazo cyari kibaye, ariko uri kubona ko byarangije kwemeza. Uyikanzeho wayinjiramo neza sana, ukayijyamo, ukabasha kwinjira muri ukabasha kwinjira muri akawunti yawe wakereye, ukaza gukanda hano kuri accept, utegereza ukareba ukuntu babigenza. Aha, tayari rero uri kubona ko akawunti yacu twarangije kugira gute kuyishyiramo. Uri kubona ko akawunti yacu yarangije kujyamo. Dore ngiye hejuru uri kubona ko ifoto yayo iri empty, noneho ukaza ugakoreramo ibintu bigiye bitandukanye. Aha rero nk'ibisanzwe rero muri kubona ko ari kuriya ufungura akawunti yawe ya email cyangwa se Gmail, ukabasha kugira akawunti nyinshi zigiye zitandukanye. Ushaka gushyiramo ifoto rero uraza ugakanda hano hejuru kuri ntuza, ubundi ugakanda hano ku ifoto simbizi uba mwahabonye, ukanda hariya haba hari profile nk'ibisanzwe, bikasacinga, ukaza gufata ifoto ushaka gushyiramo, ubundi ugashyiraho ifoto yawe ugize gute, ugashyiraho ifoto. Iyo birangije gusacinga nibyo bahita bakwereka ngo add profile picture, ukaza kuba wakwemezaho, ukemezaho, ugategereza uko bakubwira, warangiza ugafata amafoto muri amwe ufite, uri kuyabona, ufatamo iyo ushaka gushyiraho. Turaza tukajya mu mafoto tugashyiramo iyo dushaka gushyiramo, turashyiramo iyi ngiyi, nituyemezaho rero iriya nituyemezaho iriya uploadinga, after tuze kubona feedback ko ifoto yacu yaje kuba ijyaho. Nshuti rero bakunzi ba Fab TV rero, turabashimira mwe mudukurikira, mwe mutwandikira mukatubwira ibyo twabagezaho cyangwa se ibyo twabakorera. Tubashimira mwebwe mutubwira ko ibyo dukora ari sawa cyane, muraba agaciro. Mwe mutari mwakanda subscribe, mubanze mwinjire mu muryango wacu wa Fab TV, ubundi ugende muri video twagiye dukora, wunguke ubumenyi uburyo wafungura akawunti zawe nyinshi za social media zikwinjiriza amafaranga, cyangwa se kunguka ubundi bumenyi kuri telefone yawe ubitse, mashine yawe ufite, n'irindi koranabuhanga rigiye ritandukanye. Yari Fab TV nk'ibisanzwe rero, mukomeze kugubwa neza, Imana ibarinde, Imana ikomeze kubakomereza mu buntu bwayo. Ndabakunda cyane, muraba agaciro, muraba umumaro. Ubu byageze hariya rero, akawunti yacu twayifunguye, nuko connection zitameze neza ngo ibe byakwihuta kujyaho, ariko iyo isacinze kuriya ifoto yawe itijyaho, akawunti yawe bikaba bibaye bi fresh. Ciao ciao.